Unamahoro bikomeze kubana nawe nshuti mwene data, dukomeje kwigana amahame 95 yo gutsindishirizwa. Twatangiriye ku ihame rya mbere tugeze ku ihame rya 17. Muribuka ko twize icyigisho cya mbere kijyanye no gutsindishirizwa, twiga icyigisho cya kabiri gusobanukirwa n'icyaha, twiga n'icyigisho cya gatatu kwizera, aricyo twasoje turi kumva incamake yacyo. Tukaba tugeze ku cyigisho cya kane aricyo cyitwa kwitanga. Muri iki cyigisho cya kane tugiye guhera ku ihame rya 17. Muribuka ko twasoje ihame rya 16 ryari rikubiye mu cyigisho cya gatatu kwizera. Uribuka ko twiga icyigisho cya gatatu cyo kwizera, twarebye mu ihame rya 13 ubusobanuro bwo kwizera buruta ubundi ko ari ukwiringira, kandi ko kwiringira ari ukwishingikiriza ku wundi muntu. Aha twize neza dusobanukirwa ko iyo umuntu yanezejwe no kwiringira Imana no gufatira urufatiro ku Mana ye, ibintu byose akora, ibyo agerageza gukorera byose muri iyi si, nta wundi atega amaboko, ni Imana yonyine. Twarebye ubwo twari turi kwigira ihame, muribuka ko twize ko iyo umuntu yemeye kuyoborwa na Yesu mu mibereho ye yose y'umunsi ku wundi, nk'uko umunyakananikazi yabigenje, akemera ko ahagarara imbere ya Yesu nubwo yari yamubwiye ko ibye byose bimeze nk'uko yabimukorera, ari nko kujugunyira ibiryo by'abana bikajugunyirwa imbwa. Iyo usomye kiriya gitekerezo kiboneka muri Matayo igice cyaho cya 15, dusoma kandi tukumva uburyo umunyakananikazi yagize kwizera gushikamye mu birometero 80 yari yakoze. Ntabwo yigeze acika intege kubwo kubwirwa ko ibiryo by'abana bitajugunyirwa imbwa, ahubwo mu kwizera kwe yapfukamye imbere ya Yesu, aguma na kwizera gushikamye. Aramubwira ati, ariko databuja, n'ibiryo by'abana n'imbwa nazo zitoragura utuvungukira tuva ku meza y'abashebuja. Mu kwiga rero icyigisho cya gatatu cyo kwizera, twize ihame rya 14 ryiza cyane, dusobanukirwa ko kumenya Imana ari ukuyiringira, ko umuntu adashobora kuyiringira atayizi. Mu kwiga iki cyigisho twasobanukiwe ko abantu benshi bajya batandukira bagakora ibyo gukiranirwa no kutiringira biturutse ko batizeye ko Imana izabageza ku cyo bifuza. No kuvuga ngo kenshi umuntu ashobora gusaba Imana akayisaba ibyo akeneye mu mibereho ya buri munsi, nyamara ntaba afite kwiringira, akabasha kujya gukora ibinyuranye n'uko Imana ishaka, agakora imirimo ya kamere yo kwifuza kugira asubize irari rye ry'umubiri, nyamara mu mutima we akumva ryajwi rimwongorera rimubwira ko icyo ari cyagiye gukora, kuko adafite kwizera, kuko Imana iri kumubwira ko hari ikindi muteganirije, ntabashe kugira kwizera, akisanga ari gukora iby'uburiganya, iby'ubugambanyi n'ibindi bitandukanye bya kamere yo muri iyi si. Ugasanga umuntu yubatse mu kwizera kwe ko nta Mana ibaho, bityo akumva ko nta Mana ibaho, n'ibibaho byose bibaho kubw'amahirwe cyangwa akabigeraho kubw'umuhate w'umubiri. Ese uramutse uvuze ko Imana itabaho, nk'uko uriya Richard n'uriya muganga barimo kubiganira, ni ukuvuga ko uramutse uvuze ko Imana itabaho kubera ko wowe uvuze kutayibona, Imana ntabwo ushobora kuyibonesha amaso yawe, ahubwo ushobora kuyibonera mu bitangaza yagukoreye uhereye igihe utari wakabayeho. Wabayeho urakura kugeza n'uyu munsi uri guhumeka umwuka w'abazima. Ibyo ni urukundo rw'Imana igukunda. Nuko rero yiture kumenya kwiriho uyubahe. Ese uramutse uvuze ko Imana itabaho, nuko natwe tukakwitegereza tukakubwira ngo natwe twizera ko udafite umutima. Watubaza ngo kubera iki? Natwe twavuga ko umutima tutawubona. Ese koko twaba tugiye mu ruhande rw'ukuri?
ntabwo rwaba ari ukuri, kuko udafite umutima ntabwo waba uhumeka. Nuko rero ubwo ufite umutima, ukagira ubwonko, ukagira n'ibindi bice byose by'umubiri tutabasha kubona n'amaso yacu, mu buryo bwo kwizera, twizera ko ubifite, ari byo bikubashisha gukora ibintu bitandukanye no kuba ukiri muzima. Mu buryo bw'umwuka twizera ko Imana iriho, ikora kandi ishoboye ibikorwa byose tugeraho n'umuhati tugira, byose bituruka ku mbaraga zayo. Iyo dusomye muri Matayo rero, nako muri Timoteyo, urambabarira, muri Timoteyo urwandiko rwa mbere rwanditswe na Paulo yandikira Timoteyo, igice cya 6 umurongo wa 12, ikintu dukeneye ni ukurwana intambara nziza yo kwizera. Nta kindi dukeneye rwose mwene data. Iyo twibutse neza rero turi kwiga iki cyigisho cya 3 cyiza cyane, kwizera, twabonye mu ihame rya 15 ko kwizera ari imbuto ya mwuka, ko umuntu atakugeraho kubw'umuhati we. Iyo urebye kenshi umuntu ashobora gufata umurongo mwiza wo kugendera mu kubana n'Imana, ariko mu gihe atararandura imbuto za kamere nk'uko twazibonye hariya mu Bagalatiya igice cyaho cya 19 umurongo wa 21. Niba uhibuka, ni imbuto Paulo yavuze ari kubwira Abagalatiya ubwo yabandikiraga urwandiko mu gice cya 5 umurongo wa 19 kugeza 21, ababwira ko dore imirimo ya kamere iragaragara, niyi: gusambana no gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke, no gusenga ibishushanyo, no kuroga, no kurwana, no gutongana, n'ishyari n'umujinya n'amahane, no kwitandukanya, no kwirema ibice, no kugomanwa, no gusinda, n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Ni ukuvuga ngo izi ngeso zose za kamere iyo zikiri mu muntu, nta kwizera ashobora kugira, ahubwo kwizera kwe uzasanga gushingiye ku kwifuza kw'irari ry'umubiri. Ninde muntu uzagira kwifuza kuzima nyamara afite izi ngeso? Afite ingeso yo gusambana, kwifuza kwe kose kuzaba gushingiye ku busambanyi. Afite ingeso yo gukora ibiteye isoni, kwifuza kwe kose kuzerekeza kuri ibyo biteye isoni. Afite ingeso yo gusenga ibishushanyo, kwifuza kwe kose ntabwo kuzaba gusenga Imana, ahubwo kuzaba gusenga ibishushanyo. Afite ingeso yo kuroga, kwifuza kwe kose kuzaba uko gushaka kwica mugenzi we ngo amuve mu maso. Afite ingeso zitandukanye za kamere: ishyari, ubujura, ubusambanyi n'ibindi, n'ubusinzi. Izo ngeso zose nizo zizibanda mu mibereho ye, kuko atimitse Imana mu mutima we kugira agire ingeso nziza za mwuka wera. Tubona hariya nanone mu Bagalatiya nk'uko Paulo yabivuze mu gice cya 5 umurongo wa 22 kugeza 23. Dore imbuto za mwuka wera nizi: ni urukundo, ibyishimo, amahoro, kwihangana, kugira neza, ingeso nziza, kwizera, gucisha make, kwirinda. Ibimeze bityo nta mategeko abihana. Nuko rero mwene data, turi kwiga iri hame, twasobanukiwe ko icyo umuntu akeneye mu byo asaba byose aba akwiye kureka ingeso za kamere, hanyuma akimika ingeso za mwuka wera, nk'uko tuzibonye ko ari urukundo, amahoro, kwihangana, kugira neza, kwizera, gucisha make, kwirinda n'ibindi bitandukanye bikubiye mu magambo Paulo yabwiye Abagalatiya mu gice cya 5 umurongo wa 22. Nuko rero niba ukeneye kugira kwizera, reka ingeso zose za kamere, hanyuma ryajwi ryongorera ry'amasezerano y'Imana rizashikama mu mutima wawe, ukomere kandi ukomere ushikamye nk'igiti kiri mu muyaga ukomeye cyane, ariko ntigihungabanywe naho. Mu ihame rya 16 naryo twasorejeho, twasobanukiwe ko kwiyumvisha ko ibintu bizaba byiza bitabyara kwizera. Kenshi umuntu ashobora kwibwira ko yizeye, nyamara ari uruhande yishyizemo rwo kwiyumvisha ko ibintu bizaba byiza. Kwizera nyakuri gukwiriye kuba umusaruro cyangwa ingaruka
yo kumva ijambo ry'Imana. Bisobanuye iki? Iyo umuntu ashaka kugira kwizera k'ukuri kuvuye ku Mana, agomba kubanza kwiga ijambo ry'Imana, akareba icyo rimubwira, akavanaho ingeso za kamere, hanyuma akagira imbuto ariyo kwizera. Niba twarabyiziganye neza muri iri hame rya 16, twasobanukiwe ko niba umuntu, nk'urugero twafatiyeho, niba umuntu ahinze igiti, ntabwo azaririmba umusaruro wacyo w'imbuto azabona, ahubwo icyo azakora nuko azafata imbaraga ze zose agakorera cya giti, akagiha ibikenewe byose, ifumbire, kucyuhira n'ibindi byose byangombwa, n'umuti n'ibindi bitandukanye. Hanyuma akazabona umusaruro mwiza uturutse kuri cya giti. Mu buryo bwa mwuka cyangwa mu kubana n'Imana, umuntu agomba kwiga ijambo ry'Imana, akaribagarisha amasengesho, akaribagarisha guhora asenga, abana nayo kandi yumvira Mwuka Wera, maze umusaruro ukaba uwo gukiranuka no kwemera ijwi ry'Imana. Kwizera rero ni ingaruka ituruka ku ijambo ry'Imana umuntu yumvise. Nuko rero kwizera ntabwo gukwiriye nanone kurangirira mu kumva ko ugiye gusorezwa ibyiza gusa Imana yakoreye abatubanjirije. Dukwiye gusobanukirwa ko nubwo Imana yacishije abantu mu mazi akomeye, inyanja itukura turabyibuka, inkike zikaritagurika z'Yeriko, kandi nanone hakabaho ko abantu bakurwa mu rwobo rw'intare. Wakuwe mu rwobo rw'intare turamuzi, Daniyeli yakuwe mu rwobo rw'intare, Sadurake, Meshaki na Abedenego bakuwe mu muriro utazima. Ariko muri uku kwizera yuko Imana natwe yabidukorera, twibuke ko Imana y'urukundo hari ibyiza twe twifuza tukumva ko yabidusoreza uwo mwanya, ariko kubw'urukundo rwayo dufitiye, isobanukirwa ko icyo kintu turi kuyisaba gishobora kuba ingaruka yo kurimbuka, kuko ari cyo kibazo gikomeye, ukabura ubugingo. Hanyuma kuko Imana ishaka ko ukira aka kaga, icyo cyiza wowe wifuza, cyo wita cyiza wifuza, Imana ikakikurinda kugira ukomeze kuba ukiramye. Nuko rero mu gusaba kwacu ntabwo gukwiriye gushingira kuri kamere ya muntu. Mbere yo gusaba no kwizera ko Imana iraduha imigisha isezeranya abantu, dukwiriye kubanza gukuramo ibitekerezo bya kimuntu, tugasabira mu mwuka, ahubwo tukizera ko twabona n'ubugingo buhoraho. Gusaba gushingiye ku by'abandi bakorewe, tumeze nk'aho turi kwishyuza Imana, ntabwo ari ukwizera. Ahubwo kwizera nyako gukwiriye kuba gushingiye ko Imana ari urukundo, izi ibyo ukennye, hanyuma ukayisaba udayitegeka cyangwa utayihata ngo isohoze iki n'iki. Urukundo rw'Imana ni rwiza, niyo mpamvu dukwiriye kuyisaba tuyizeye. Dore ko tuvuga ko abandi bakuwe mu muriro, abandi bagakurwa mu rwobo rw'intare, bakambuka inyanja itukura, inkike z'Yeriko zikaritagurika. Dukwiriye kwibuka na ba bandi bemeye ko baterwa amabuye, bakabambwa bacuritse, Yohana nawe agakatwa igihanga. Twarabize muri iri hame benshi cyane batandukanye bahuye n'ibibazo bitandukanye, abagorozi batandukanye bagize ibibazo bitandukanye bishingiye ku kwizera kwabo. Abo bose nabo dukwiriye kubafatiraho icyitegererezo cy'uko kwizera dusaba Imana ko izadusoreza ibyo twifuza bidakwiriye kugarukira ku migisha tubonera muri iyi si, nubwo Imana nayo yiduha, ahubwo tukagarukira ku gusaba ubugingo buhoraho. Aha rero niho twasoreje icyigisho cya gatatu cyari cyiza cyane cyitwa kwizera. Uyu mwanya rero tugiye gukomeza twigana amahame 95 yo gutsindishirizwa, twiga ihame rya 17. Ihame rya 17 riraba rikubiye mu cyigisho cya gatatu cyitwa kwitanga. Mbere yuko dukomeza, dusenge. Uwiteka Mana ikomeye, mwungeri w'ubugingo bwacu, tugushimira urukundo rwawe utugaragariza uko bwije n'uko bukeye. Muri uyu mwanya tugize umugisha wo kurondora mu byanditswe, dukomeza kwiga amahame 95 yo gutsindishirizwa. N'urukundo rwawe ni gake cyane abantu babasha kubona umwanya wo kwiga ijambo ryawe.
ni bake cyane kandi bemera gutega ugutwi ijambo ryawe. Imbaraga tugusaba ni uko ubana natwe, ukaduha imbaraga yo gutanga umwanya wacu tukumva ijambo ryawe ridukiza. Kuba twumva ijambo ryawe ukemera ko turyumva muri uyu mwanya, ni uko ukikomeje kudushaka, ukomeje kudushakisha hose ngo tuve mu bidakwiriye, hanyuma tugaruke tubane nawe. Turagusaba ngo Mwuka Wera wawe abane natwe ubwo turondora mu byanditswe, ubwo dusoma kandi tugasobanura. Ntidusobanure nk'abantu kandi ntitwumve nk'abantu, ahubwo Mwuka Wera ariwe utubashisha kumva no gusobanukirwa ibikenewe mu mibereho yacu. Turwanire kandi uturengere, tuze gusoza mu mahoro iri hame tugiye kwiga. Tubisabye twizeye ko biduhera ubuntu n'abakwizeye mu izina rya Yesu. Amen. Mu kwiga aya mahame 95 yo gutsindishirizwa kubwo kwizera, cyangwa gutsindishirizwa guturutse kwemera ko Imana ari we mugenga wacu, muri aya mahame 95 yo gutsindishirizwa azarangira umuntu yumvise ko Imana yonyine ariyo rufatiro rw'imibereho ya muntu. Muri uyu mwanya dukomeje rero ikigisho cya gatatu cya kane, murambabarira, ni ikigisho cya kane cyitwa kwitanga. Iri hame rya 17 ni ihame ryiza cyane. Turaza gusobanukirwa ko kwitanga ntibivuga kuzinukwa ibyaha byacu. Kwitanga ntibivugwa kuzinukwa ibyaha byacu, ahubwo ni ukwizinukwa. Kuzinukwa ibyaha byacu ni ingaruka yo kwizinukwa ubwacu no gushaka Imana. Iri hame ririmo insanganyamatsiko nziza cyane kandi umuntu akeneye kugira mu mibereho ye ya buri munsi. Kwitanga ntibikwiye kuvuga kuzinukwa ibyaha byacu. Ibi turabisobanukirwa, kandi nanone kwitanga ni ukuzinukwa ubwacu. Twebwe ubwacu tukizinukwa, tukumva ko bya bindi bya kamere, kwa kwifuza kwacu, ryarari twagiraga ry'ikintu cyo gukora icyaha, ibyo byose tukabizinukwa. Hanyuma kandi ntituzinukwe ibyo gusa, tukemera ko n'ingaruka zo kuva muri icyo cyaha zigomba kutugeraho. Ese byari byakubaho gufata ibyemezo nko mu itangira ry'umwaka? Bamwe muri twe bagiye bafata ibyemezo bishya kenshi, atari igihe umwaka utangiye gusa, ahubwo n'igihe ukwezi kwari gutangiye, mu itangira ry'icyumweru cyangwa se igihe bizihije amasabukuru, mu itangira ry'umwaka w'amashuri, yemwe ndetse n'igihe bimutse bakajya gutura ahandi. Ibyo nibyo wakwita gutsindishirizwa kubw'ibyemezo. Kenshi icyemezo umuntu afata agomba no kwemera ingaruka zigiturutseho. Ubwo nibwo tuvuga tuti uhereye none nza, cyangwa ukavuga ngo uhereye none sinza. Ibi buri wese arabizi neza. Niba hari icyemezo wigeze ufata mu mibereho yawe, wagikurikizaga kuvuga ngo sinzagira gutya, sinzakora gutya, nanone ukavuga ngo nzakora gutya, nzagenza gutya, nzavuga gutya, nzitwara gutya, nzambara gutya. Icyo cyemezo wafashe mu mibereho yawe, wemera ko uko ubigenje ingaruka zizakubaho, ntacyo ziba zikikubwiye kuko wabyitangiye, wabyiyemeje. Ubwo turi kwiga rero iri hame rya 17, urabasha kugira kwitanga guturutse mu kumva ko ubiyowemo n'Imana. Ibyo ari byo byose, hari ubwo wavuze amagambo asa n'aya tumaze kuvuga. Ese ntiwatangajwe nuko ibyo ntacyo byakugejejeho? Birashoboka ko ibyemezo wagiye ufata wumvaga hari umusaruro bigiye kukugezaho, hanyuma ugafata icyemezo n'ingamba zitandukanye, ariko nyamara ukabona nta musaruro bikugejejeho. Ikigwa cyo mu mahame akurikiyeho ni ukwitanga. Ikigwa tuzakurikizaho mu mahame akurikiyeho kizitwa ukwitanga rero gutandukanyeho gato no kwitanga.
aricyo dushobora kumviramo aha ngaha. Iyo umuntu avuze kwitanga, ashobora gutanga ibye byose, ibyo atunze, ariko yagera ku byo twita ukwitanga agahita arekeraho. Ukwitanga ni ugufata umubiri wawe noneho ukinjira muri cya gikorwa cyo kwitanga. Mu gihe wari urimo kwitanga ukoresheje ibyo utunze, ukoresheje amagambo yawe meza afasha, ariko noneho hagakurikiraho n'igikorwa cyitwa ukwitanga. Rimwe mu mahame shingiro yo kwitanga ni uko iyo kutuzuye kuba kutari ukwitanga. Turabisobanukirwa. Kwitanga iyo kutuzuye ni ukuvuga ngo kutuzuye ni igihe ushobora kuvuga ngo witangiye kanaka umufasha mu buryo butandukanye, kuko twabyize mu mahame yabanje. Umuntu ashobora gukora ibikorwa byose byo kwitangira umuntu amufasha, ariko hari icyo amutegerejeho mu mibereho ye. Abantu bakaba bafasha umuntu ariko bafite ko bategereje indonke izamuturukaho. Uko ntabwo ari ukwitanga rero no gufasha umuntu, ahubwo icyo gihe biba ari ukugira ngo ushimwe na rubanda. Rero kwitanga kutuzuye kuzitwa kwitanga ariko kutari ukwitanga. Nuko rero birenze cyane kuzinukwa icyo wagize akamenyero. Hari ukuba umuntu afitemo impano nziza ya kimuntu yo kumva ko yafasha umuntu ufite ikibazo, ariko ibyo bikwiye kuva kuri iyo ntambwe bikageraho ushobora gutanga n'ubuzima bwawe ugamije kurokora wa wundi. Kuvuga ko dukwiriye kureka byose bishobora guteza urujijo, kuko kwitanga bitarebana gusa n'ibintu. Yego, nkuko twari tubivuze haruguru, kwitanga ntago birebana n'ibintu, ahubwo uburyo rukumbi bwo kuzinukwa byose ni ukwizinuka ubwawe. Kuzinukwa byose ni ukwizinuka ubwawe. Nkuko twabibonye mu cyigisho twabanje cyo kwizera, twabonye ko umuntu ashobora kugira kwizera yiyumvisha. Umuntu akiyumvisha ko ibintu bizagenda neza, agashingira muri kamere ye ya kimuntu, hanyuma kwifuza kwe kose kukazaba gushingiye kuri ziriya mbuto za kamere ziri mu Bagalatiya igice cya 5 umurongo wa 19 kugeza 21. Hanyuma ugasanga uwo muntu ntabwo ari kubasha kuzuza ukwizera gukwiriye, kuko kwifuza kwe kose no gusabe kwe gushingiye ku kwizera ko uyu n'uyu baraziranye, niwe muntu ukomeye, uwo muntu hari icyo azamugezaho. Nyamara ntasobanukirwe ko wa muntu uwo ava ni inyama n'amaraso, ejo bundi yakora aksida agapfa akaba atakiriho. Ese uko kwizera urumva hari icyo kuzageza kuri uwo muntu? Ni ukuvuga ngo rero kwizera gukwiriye kuva ku muntu uwo ari we wese, ku kintu icyo ari cyo cyose, kuko inkongera zigatwika ibintu ibyo ari byo byose, hanyuma kugashingira ku Mana yonyine, kuko ari ishoboye byose. Nuko rero mwene data, dukomeje kwigana iri hame rya 17. Turasobanukirwa ko kwitanga kudakwiriye kugarukira ku kubikora mu bikorwa by'umuntu, akabivuga agakoresha amagambo gusa, ariko bukwiriye kuromboreza kukagenda kukagera naho umuntu we ubwe yitanga. Ni ukuvuga ngo uburyo rukumbi bwo kuzinukwa byose ni ukwizinuka ubwawe. Cya kindi cyose wakora gukumva kiragushimishije, ukemera ukakireka, kwitanga ukarangiza wumva ko ingeso yose ya kamere ya yindi wakoraga uzi ko ari icyaha uri gukora, ukakizinukwa. Ni ukuvuga nawe ukizinukwa, ukemera ko ingaruka iyo ari yo yose yo gukora icyo cyaha yakugeraho, ariko ikakugeraho waramaze kukizinukwa. Ni ukuvuga ngo niba hari icyaha cyakunezezaga ukabuza umunezero ubamo, ukemera ko uwo munezero uwuhara ukawureka, niko kwizinukwa. Hanyuma ukarangiza wubahisha Imana kuruta uko wubahisha umubiri wawe. Kwizinukwa twakwita mu mvugo yahoranije kwivanaho amaboko. Bizava ku mwanya wa mbere ibyo ngibyo tuvuga rero
Kwizinukwa nicyo kintu cya mbere gikenewe mu mibereho ya gikristo, kumva ko ibyakunezezaga byose by'irari ry'umubiri, ibyo ngibyo bigomba kurangira ufashe icyemezo ko wizinutswe, hanyuma ukubahisha Imana aho kunezeza umubiri wawe, kandi kwizera nibwo kuzasohorera mu mibereho yawe. Mwirangira ry'intambara ya kabiri y'isi yose, Abadage n'Abataliyani baratsinzwe bamanika amaboko. Ibyo baretse ni ibiki? Ushobora kwibaza, ibyo baretse ni ibiki? Batanze imbunda zabo, amabombe, ibisasu bya rutura, amablende cyangwa se ibifaru, amagerenade n'imyenda ya gisirikare n'ibyabatungaga ku rugamba byonyine. Icyo ni ikibazo wakwibaza. Cyangwa nanone byabaye ngombwa ko bitanga ubwabo? Nacyo wakibaza. Ubwo bitangaga bahise batanga ibibunda byose bya rutura, amabomba, amagerenade n'ibindi byose. Kuri ubu ushobora gusobanukirwa ko kwitanga kutagomba kurangirira mu gutanga ibyo utunze gusa, ahubwo gukwiriye gukurikirwa no kwitanga nkawe ubwawe, nk'uko umusirikare abigenza. Ntabwo umuntu agenda yizinukwa buhoro buhoro, ntabwo bibaho. Umuntu nagatangira ngo avuge ngo iki cyaha nzagenda nyireka gahoro gahoro, niba ari itabi yanywaga ngo avuge ngo nzagenda nywaho gake gake ngo bigende bishira, niba ari inzoga yanywaga zaramugize imbata ngo azagenda nywaho gake gake agenda azireka. Oya, kwitanga no kuzinukwa icyaha cy'ubusambanyi, icyaha cy'uburwanyi, urugomo, ubusinzi, icyaha icyo ari cyo cyose umuntu akivaho ako kanya. Ntabwo umuntu agenda azinukwa buhoro buhoro. Nk'uko umusirikare watsinzwe yitanga ako kanya, ni nako umuntu rero nawe ubwe akwiriye kwitanga yahuranije, akitanga ubwe uko ameze kose, akavuga ngo uyu munsi mfashe icyemezo, ntabwo iki cyaha cyangiza imbata nzagenda nyireka gahoro gahoro, ahubwo ndakizinutswe n'ibyacyo byose. Nk'uko rero umusirikare abigenza, kandi nk'uko umugore utwite adashobora gutwita igice, ahubwo atwita mu buryo bwose bwuzuye. Ibyo byose nibyo umuntu akeneye kugaragaza mu mibereho ya gikristo. Niba ari kamere yamubasa akayireka burundu, hanyuma akiyegurira Imana n'umutima we wose. Iyo wize inyandiko zahumetswe n'umwuka w'ubuhanuzi, usanga ko kwiyegurira Imana bikwiriye kuba igikorwa cyuzuye. Ni ukuri inshuti, kwiyegurira Imana ni igikorwa cyuzuye. Ntabwo umuntu akwiye kwiyegurira Imana igice, hanyuma ngo ejo yongera asubire mu cyaha, yongera akoreho ngo gakeya. Burya nta gukora icyaha gake. Oya, gukora icyaha kuba kuzuye. Ni nako rero kuva mu cyaha bikwiye kuba byuzuye, bidagize gute, bitari igice, nkuko kwiyegurira Imana bikwiye kuba byuzuye. Iyo dusomye muri Messages Choices cyangwa mu butumwa bwatoranijwe kuri volume ya mbere, page ya 129, usanga ko icyo umuntu akeneye mu mibereho ye ya buri munsi ntabwo rimwe gushobora kuba kuzuye ukwizera k'umuntu, cyangwa se ngo ubundi kube kutuzuye, ahubwo gukwiriye kuba kuzuye. Ikintu umuntu akeneye rero, nk'uko hari muri Message Choices kuri volume 1 page 129, kuri volume ya mbere page 129 mu butumwa bwatoranyije, ni ukwizinukwa nta kigombero. Ni ukuvuga ngo ntabwo uzavuga ngo ndasaba ibi ngibi, nzakora ibi, nkeneye ibi n'ibi kugira mbashe kwirinda cya cyaha. Oya, ahubwo urakizinukwa kabone nubwo wagira ingaruka ziturutse ku kureka icyo cyaha, ariko ukemera guhesha agaciro Imana yawe. Nuko rero gutyo bimeze, uko niko kwiyegurira Imana gukwiriye. Nk'uko hariya kuri mu bihamya naho abivuga, nuko rero ikigombero cy'ibyo umuntu ashaka kugeraho, akabanza kuvuga ngo mbere y'uko nkora ibi nkeneye ibi ngibi. Imana ntabwo ukwiriye kuyitega imitego ngo hanyuma ubashe kuyizera. Hoya, yizere kuko ari urukundo kandi ishoboye byose. Twabonye ko kwiringira Imana honyine niho ushobora kubonera ibyifuzwa mu buzima bwawe bwose, kandi kwifuza gukenewe nuko kugomba kuba gushingiye ku ijambo ry'Imana.
iyo dusomye mu bihamya nanone kuri paje y'120 kuri volume ya 4, bakwiriye kureka inarijye burundu. Kenshi hari icyaha umuntu yanga kureka kubera ko yumva hari umuntu uzamuseka, hari abantu, hari itsinda runaka ritazemera kongera kubana nawe. Hoya, iyo ni inarijye, ahubwo ukwiriye kureka icyaha utagize umuntu n'umwe ushingiraho, utagize itsinda runaka ry'abantu wumva ko bazaguseka, ahubwo ukazinuka ingeso za kamere, ari ukugira ngo wubahishe Imana, ukora ibyo yifuza. Ibyo nibyo twita kwitanga kwiza. Nanone iyo dusomye muri témoignage cyangwa mu bihamya by'itorero, témoignage pour l'église kuri volume ya 3, page ya 434, Yesu ni impano ku bamwiyeguriye batazigamye n'umutima we wose, ubugingo n'umwuka. Ni ukuvuga ngo Yesu ni impano ku bantu bamwiyeguriye batazigamye n'umutima we, n'umutima wabo wose ndetse n'umwuka. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu amaze kwiyegurira Imana binyuze muri Yesu Kristo, amwoherereza Mwuka Wera, akabona iyo mpano yo kumubashisha guhora yumva ijwi rimubwira ngo icyo ugiye gukora n'icyaha kireke, hanyuma kumvira iryo jwi akareka icyo cyaha. Ibitabo ni byinshi rwose bihamya ko kwitanga gukenewe kugira umuntu agere ku gukiranuka nyakuri. Niyo dusomye mu migani ya Kristo, naho tubisangamo muri Parabole de Jésus kuri page ya 54. Urutonde ni rwinshi cyane dushobora kurondora muri ibyo bitabo, ntabwo twabirangiza, ni byinshi cyane. Nubwo igitekerezo cy'ijambo kwizinukwa kiri muri Bibiliya, ntabwo kenshi iri jambo ryagiye rikoreshwa, ahubwo ryagiye rikoreshwa mu bundi buryo, aho bavuze kari ukuganduka. Iyo dusomye muri Yakobo igice cya 4 umurongo waho wa 7 ngo nuko rero mugandukira Imana, mwange Satani nawe azabahunga. Kuganduka rero niryo jambo ryakoreshejwe muri Bibiliya, risa nko kwitangwa cyangwa kwizinukwa. Uyu murongo ugaragaza neza ko kwitanga gushyitse, kuzuye cyangwa kutizigama, kudatangirana ikigombero. Iyo umuntu atangiranye ikigombero ni nko kuvuga gushyiraho impamvu, ukavuga ngo ngiye kugira ndeke iki cyaha, nkeneye ibi n'ibi, nkeneye kubana n'aba. Oya, ahubwo kwitanga cyangwa kuzinuka icyaha bikwiriye kuvaho umuntu ashaka ikigombero, ahubwo bikagera naho umuntu yemera ingaruka ziturutse ku kureka icyo cyaha kugira yubahishe Imana. Nk'uko twabibonye haruguru, ntabwo tugira ibyo dutanga gusa, ahubwo turitanga ubwacu. Nitureka inarijye, ibibazo byose bizanwa nayo bizakemuka hamwe n'ibisigaye byose. Ibihamya by'itorero cyangwa témoignage pour l'église kuri volume ya 3, page ya 453, byo bivuga ngo buri wese azarwana intambara ikomeye kugira agatsinde icyaha cyo mu mutima we. Muri iki gitabo rero cy'ibihamya by'itorero kuri page volume ya 3 kuri page ya 453 hatubwira ko kugira umuntu atsinda icyaha agomba kurwana intambara ikomeye. Ni ukuri kugira ngo ureke ingeso yakunezezaga, ureke icyaha wakoraga ukumva we na bagenzi bawe murishimye, muranezerewe. Iyo ni intambara ukwiriye kurwana kugira ngo ukireke. Niyo mpamvu rero icyo umuntu akeneye nuko akwiriye gufata icyemezo, akafata umwanzuro ntawe arebeyeho, ntawe atezeho amakiriro, ahubwo byose igisubizo kiri ku mwami we umukunda. Akenshi bica intege guhanga amaso amakosa yo mu mico yacu. Tubyumve rwose, iyo urebye amakosa yo mu mico yawe, ukareba mu mico yacu, umuntu wese ashobora kureba ikintu cyamunaniye kandi azi yuko ari icyaha, akareba mu mico ye ikintu cyamunaniye kandi azi yuko ari icyaha. Icyo ngicyo rero iyo ukirebye
ushobora gucika intege ukavuga ati n'ubundi ninyereka ejo nzongera nyisubiremo ni hahandi. Oya, ahubwo icyemezo ukeneye ni ugufata icyemezo ukavuga ngo nshingiye ku rukundo rw'Imana inkunda, ku by'inkorera, fashe icyemezo ngiye kuyubahisha kandi sinzasubira inyuma. Iyo umuntu ahagaze rero ashikamye kandi yiringiye Imana, abasha gutsindishirizwa kubw'urukundo rwayo. Abazinjira mu murwa w'Imana bazanyura mu marembo ya Maragarita nziza, bazinjira ari abaneshi, kandi kunesha kwabo nuko bazaba barinesheje ubwabo. Kwitanga no kwizera ntibibasha gutandukanywa. Aya magambo ni meza. Umuntu aravuga ati ngenza hari umuntu ugera ku rwego runaka kumva ko ari umukristo, hari ahageze, ariko akwiriye kumenya ko ibyo umuntu aririmba cyangwa avuga mu mvugo ye ya gikristo bikwiriye kuba bihamanya n'umutima we, akavuga ngo uhereye ku byo mvuga, ku byo ntekereza no mu migambi ngira, ese nisuzumye iyo ndi mu bantu nshobora kuba ndi umukristo, mu mutima wanjye ubwanjye ndahamanya ko Imana inyemera nk'uko abantu bemera ko ndi umukristo. Uko niko gukiranuka nyakuri gushingiye ku kwitanga nyakuri gukura umuntu mu cyaha atizigamye. Nuko rero abantu bazinjira mu ijuru cyangwa bazinjira mu rurembo rwiza, nuko bo ubwabo bazabanza kunesha, kandi kunesha kwabo kugomba kuba kwarabanjirijwe no kwinesha. Ni ukuvuga ngo bimeze gute? Ni uko umuntu cyamugize imbata akinesha, akumva ko atakwiriye gukomeza kuyoborwa nacyo, hanyuma akabasha kugera ku ntsinzi yo kwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Nshuti, dukomeje kwigana amahame 95 yo gutsindishirizwa. Uyu munsi turi kwiga icyigisho cya 4, kwitanga, mu ihame ryiza ryacyo rya 17. Iri hame rishingiye ku kwitanga k'umuntu. Ni ukuvuga ngo ese witanga gute? Tuve no mu bijyanye na gikristo, ariko mu buzima busanzwe witanga gute? Uko kwitanga, iyo tugiye mu buzima bwa gikristo, gukwiriye kurangirira mu kwitanga ubwawe, ukitanga utizigamye. Ariko kwitanga nyakuri ni ukwiyemeza kuva mu cyaha, cya kindi cyakugize imbata. Iri hame rya 17 rivuga ko kwitanga bitavuga kuzinuka ibyaha byacu. Ni ukuvuga hari umuntu ushobora kuvuga ngo nzinutswe ibyaha ashingiye ku ngaruka abona bifite, adashingiye ku kuhemukira umuremyi we. Uko ntabwo ari ukwanga icyaha, ntabwo ari ukukizinukwa, kuko icyo wanze ni ingaruka zacyo, ariko ntabwo ucyanze kugira ngo wubahishe Imana yawe. Kwanga icyaha rero cyangwa kwitanga ntibivuga kuzinukwa ibyaha byacu, ahubwo ni ukwizinukwa. Iyo umaze kwizinukwa ukemera n'ingaruka zikugeraho iyo uretse icyo cyaha, icyo gihe uba wemeye ko umuremyi wawe ari uri kubahisha. Kuzinukwa ibyaha byacu ni ingaruka yo kwizinukwa ubwacu no gushaka Imana. Rwose iyi nsanganyamatsiko y'ihame rya 17 niyo uyisomye uhita wumvamo incamake ikubiye muri ryo turi kwiga. Kwitanga ntibivuga kuzinukwa ibyaha byacu, ahubwo ni ukwizinukwa. Iyo umuntu amaze kwizinukwa akumva ko gukora icyaha ari bibi bihemukira umuremyi, nguko rero tubona ingaruka noneho yo kwanga ibyaha. Nshuti, dukomeje kwigana amahame 95 yo gutsindishirizwa. Nyemerera tugere ku musozo w'iki cyigisho, ihame rya 17 mu cyigisho cya 4, aricyo cyitwa kwitanga. Kwitanga mu buzima turabivuga ngo rwose kanaka umwitangire umufashe, dore afite ibibazo bitandukanye. Ariko kwitanga gukenewe noneho mu mibereho ya gikristo ni ukureka icyaha. Iyo umuntu aretse icyaha akubakira kuri Kristo umucunguzi wacu,
abasha noneho kugira imibereho yo gukiranuka. Nuko rero kwitanga no kwizera ntibibasha gutandukana. Iyo umuntu afite kwitanga agira umusaruro wo kwizera. Iyo urangije kwiyemeza ko ibi byaha wumvise ko ari bibi nk'uko twasomye hariya mu Bagalatiya igice cyaho cya 5 umurongo wa 19 kugeza 21, ukumva zirangeso zose za kamere, hanyuma ukumva ari mbi, ukitanga ukavuga ngo nubwo nakundaga ubusambanyi ndayemeje mbuvuyemo, nubwo nakunda kuroga kwica ndiyemeje mbivuyemo, nubwo nakundaga gutongana ndiyemeje ndabiretse, nditanze ndabiretse, nubwo nari ndi umusinzi ndiyemeje ndabiretse. Izo ngeso zose zitandukanye za kamere, intonganya, ubuneguranyi, igomwa, ibyo byose bitewe n'ingeso n'icyaha kikubamo, ukiyemeza ugafata icyemezo ukavuga ngo ndakiretse. Nguko kwitanga gukenewe, kandi uko kwitanga kukugeza ku kwizera Imana. Niho twari turi kuvuga ko twiga amahame yabanje ko umuntu adashobora kugira kwizera kuzuye agifite zirangeso za kamere. Ingeso za kamere zigomba kuba urukuta, no kuvuga ziba urukuta rwo kugira ngo umuntu amenye kwizera k'ukuri. Iyo umuntu afite ingeso za kamere, ugusaba kwe kose n'ibiganiro agira bishingira ku ngeso za kamere. Ese ni gute umusambanyi atakunda ibiganiro by'ubusambanyi? Ni gute umusinzi atakunda ibiganiro byerekeranye n'ibyo akunda? Ni gute se umurozi adakunda ibiganiro byerekeranye ku kwica? Ni gute umuneguranya atakunda ibiganiro byerekeye ku kunegurana? Dushingiye ku ngeso zitandukanye za kamere, izo zose birangira ukwifuza k'umutima wa kimuntu kutanejejwe no kumva ijwi ry'Imana, hanyuma mu gusaba kwe kose kukwerekeza hazaza mu gusohorezwa ingeso za kamere. Ariko icyo umwami akeneye ko ureka icyaha icyo ari cyo cyose ukitanga, ukavuga ngo nditanze, iyi ngeso yambayeho karande, yambayeho, ngiye kwemeza nyireke nyivemo burundu. Nshuti, dukomeje kwigana aya mahame 95 yo gutsindishirizwa. Ndagusaba ngo ubwo twiga aya mahame ujye ukomeza uyazirikane mu mibereho yawe ya buri munsi. Ntibibi byo kumva gusa, ahubwo bibi byo kukubera urwandiko usoma aho ugeze hose. Aho ugeze wibuke ko wumvisha ijambo rikubuza iki n'iki cyo gukiranirwa. Nuko bubahisha Imana aho uri hose. Mu kwiyegurira tureka Imana yonyine ikayobora imibereho yacu. Iyo dusomye mu Bafilipi igice cyaho cya 13, aho rero ubwo rero ibasha kudutera gukunda no gukora nk'uko ibyo yishimira biri. Mu Bafilipi igice cyaho cya 2 umurongo wa 13, iyo twiyeguriye Imana imibereho yacu ikagendwa nayo, nibwo tubasha gukora ibyishima byose nk'uko biri. Dusoreje kuri aya magambo, ndagusaba nanjye nisabira Umwuka Wera abane nawe nanjye, hanyuma imibereho yacu yose ibe yo kubahisha Imana no kureka icyaha icyo ari cyo cyose, mu bikorwa dukora, mu migambi tugira, no mu byo dutekereza. Byose bibi byo kubahisha Imana. Kubigeraho nta kundi ni ukwiga ibyanditswe byera no kwirinda gupfobya amasengesho. Dusoze dushima Imana. Uwiteka Mana ikomeye, tugushimiye urukundo rwawe utugaragariza uko bwije nuko bukeye. Muri uyu mwanya tugize umugisha wo kwiga ijambo ryawe. Tugushimiye ko wabanye natwe ukadusobanurira. Twungutse byinshi bidufasha mu mibereho yacu ya buri munsi. Ntibiba amasigara cyicaro cyangwa ngo tubyumve ntitubihe agaciro, ahubwo ubwo twumvise iri jambo aba ari umwanya wo gukira, hanyuma ubwo uzaza tuzagusangane tudatsinzwe n'urubanza. Komeza kubana natwe muri gahunda dufite yo kwiga amahame 95 yo gutsindishirizwa. Umwuka wawe azabane natwe maze tuzunguke byinshi bituyobora mu mibereho yacu ya buri munsi. Tubisabye twizeye ko biduhera ubuntu mu izina rya Yesu.
amen. Nshuti mukundwa, twigana aya mahame 95 yo gutsindishirizwa kubwo kwizera. Imana ijya ibana nawe mu mibereho yose ya buri munsi muri iyi si, kandi ugira umugisha mu byo ukorera muri iyi si byose birimo gukiranuka. Imana ikurinde. Niba umuntu yarasobanukiwe ko hari ibyangiza umubiri we yakoreshaga mu kurya, mu mibereho y'ibikorwa bye bitandukanye, hanyuma agasobanukirwa ko icyo ngicyo yakoraga cyangwa uburyo yabagaho byangizaga umubiri we, kugira arengere wa mubiri we, azafata icyemezo cyiza cyo guhindura imibereho. Guhinduka rero bitera guhindura imibereho, nibyo twarebaga ejo mu ihame rya 25 mu cyigisho cya 5 cyo guhinduka. Uribuka ko nshuti twatangiye twiga ihame rya mbere, dutangiriye mu cyigisho cyo gutsindishirizwa, tujya mu cyigisho cya 2 cyo gusobanukirwa uburyo icyaha giteye aricyo kizahaje iyi si, kigeze abantu habi, ariko dusobanukirwa ko nubwo umuntu yavukiye muri kamere yo kunezezwa n'icyaha, abona n'uburyo bwiza bwo kubana na Mwuka Wera, akamusobanura uburyo icyaha ari kibi, agasobanurirwa n'uburyo akwiriye kucyitwaraho, bityo akaba atagifite urwitwazo rwo kuvuga ko yavukiye muri kamere y'icyaha, bityo akwiriye gukomeza gukora icyaha. Nuko rero mu gusobanukirwa icyo cyigisho cya 2, twabonye ko iyo umuntu amaze kumenya icyaha, yakira Yesu kugira amuhe Mwuka Wera akomeze kumutsindishiriza, kugira ngo akomeze guca mu cyaha agitsinde. Mu cyigisho cya 3 cyiza cyane, kwizera nyakuri, kwizera kuromboreza kugasobanura urukundo rw'Imana. Kwizera kudasobanurirwa mu ruhande rw'ibyiza mu buzima bw'umuntu, ibyo twita byiza turebesheje amaso, turebeye mu byifuzo by'umuntu, ibyo twita byiza. Ibyo twita byiza by'uko umuntu yagira kwizera agaca mu muriro ukomeye cyane, yagira kwizera inkike zikaritagurika, yagira kwizera agaca mu nyanja itukura, n'ibindi bitandukanye cyane. Ariko kwizera nyakuri twasobanukiwe hano ni ukwizera gusobanura urukundo rw'Imana ikora icyo ishaka mu gihe cyayo. Kwizera nyakuri kugaragaza ko umuntu yaragiye yemera kubambwa acuritswe kuko yizeye Imana, yaragiye yemera guterwa amabuye kuko yizeye Imana, yemera gucibwa igihanga, ndetse yemera nuko yagira gute yabambwa agatwikirwa ku giti. Kuko kwizera kwizera gutanga ubugingo buhoraho, atari ugutanga ibyaha mu isi. Niko kwizera twigaga. Kwizera kandi twabonye ko ari imbuto isarurwa ku ijambo umuntu yize ry'uko iki kijyanye n'ijambo ry'Imana aricyo gitanga ubugingo buhoraho, kikamuhesha guhora atsindishirizwa akarenga kamere yose y'icyaha. Tubona ko kwizera kandi kugomba kugirwa n'umuntu wakiriye kamere ya Mwuka Wera, akareka kamere y'iyi si yo gukora icyaha. Dusoma mu Bagalatiya hariya igice cya 5 umurongo wa 19 kugeza ku murongo wa 21, tukabona ingeso za kamere uburyo ziteye. Twamara kuzibona tugasobanukirwa nuko dukwiriye kuzirinda. Mu Bagalatiya igice cya 5 umurongo wa 22, tukabona ko umuntu akwiriye kwakira imbuto za Mwuka Wera kugira abashe kugira kwizera nyakuri. Adafite kwizera kuwaranduye za mbuto za kamere, ntabwo ashobora kugira kwizera nyakuri. Icyo gihe ikizaba nuko kwizera kwe kuzaba kwifuza kwirari ry'umubiri. Ngoko kwizera twiga gaciti mwene data mu cyigisho cya 3. Twiga icyigisho rero cya 4, kwitanga nyakuri. Kwitanga, tujya tubyumva ko umuntu yitanga ngo rwose ngaba bitanze, harimo amagambo ajya gusa ariko agomba gutandukanywa. Ukwitanga no kwitanga. Kwitanga ni uburyo umuntu yemera akaba yatanga n'ubushobozi bwe bwose afite kugira abashe kugira icyo arokora cyangwa kugira agire uwarokora. Kwitanga. Ariko dusobanukiye mu bijyanye n'uburyo bwa gikristo, twamenye ko kwitanga k'umuntu kurandura ingeso za kamere. Umuntu witanze by'ukuri yemera kuzinukwa ingeso za kamere.
uwazinutswe rero ingeso za kamere ahita ahinduka mushya mu mibereho ye yose, ndetse akemera kubabara, akababaza umubiri we kugira asohoze gukiranuka nyakuri kugaragaza ko yitangiye guhesha Imana agaciro. Imvugo ye irahinduka, ibikorwa yakoraga bigahinduka, ndetse n'imigambi agira byose bikagaragaza ko yitangiye guhesha Imana icyubahiro. Nguko kwitanga twigaga, kwitanga kuvana umuntu mu gukora icyaha kukamujyana mu kubaho akiranutse. Rero nshuti mwene data, turi mu cyigisho cya 5, guhinduka. Ese waba warahindutse? Waba witeguye guhinduka se? Nshuti mwene data, mwaye ikaze muri uyu mwanya ngo dukomeze twigane amahame 95 yo gutsindishirizwa. Nyuma yo gusoza ihame rya 25, turakomeza uyu munsi mu ihame rya 26. Twicishe bugufi, twubaha Imana, dusenge. Uwiteka Mana ikomeye, mwungere ubugingo bwacu uyu mwanya, tuje imbere yawe, duturije imbere yawe, tugusaba ngo uko abanye natwe mu bihe bishize ukomeze ubane natwe muri uyu mwanya tugiye gukomeza twiga ijambo ryawe. Duhugure, twigishe, kuko twe nk'abantu yo twiga, yo dusoma, niyo dutekereza, byose bishingira ku irari ry'umubiri. Mwami, bari bo twigisha ntabari twe, tuze gusoza twungutse byinshi bidufasha mu mibereho yacu buri munsi. Tubisabye twizeye ko biduhera ubuntu mu izina rya Yesu, amen. Bene data, nshuti dukomeje kubana, ndakurarika ngo uyu mwanya uze tubane mu ihame rya 26 mu cyigisho cya 5, guhinduka. Ihame rya 26 riragira riti, guhinduka no kwihana n'ibikorwa rimwe, ahubwo ni uguhozaho. Nshuti, ese watangiye gahunda yo kwihana no kugira ngo uhinduke uve mu bintu bitandukanye bigutandukanya n'umuremyi wawe? Hari ikintu umuntu akwiriye gusobanukirwa rero, aricyo tugiye kurebera muri iri hame rya 26 mu cyigisho cya 5 cyo guhinduka. Kwezwa nyakuri bihamanya neza n'ubushake bw'Imana. Ibitekerezo n'amarangamutima by'ubwibone biratsindwa, maze ijwi rya Yesu rigakangura ubugingo bushya, aribwo bwuzura imibereho yose y'umuntu. Abejejwe by'ukuri ntibabasha gushyiraho ibitekerezo byabo bwite ngo bibe urugero rw'icyiza n'ikibi. Ntibasuzugura abandi cyangwa ngo biyite abakiranutsi, ahubwo barwanya inarijye, birinda ngo hato isezerano basigiwe nibitaboneka ngo bitaboneka ko imibereho yabo inyuranya n'ibyo iryo sezerano rishingiyeho. Nshuti mwene data, ni amagambo aboneka mu gitabo cy'imibereho yejejwe kuri paje yaho ya 6. Kwezwa nyakuri rero bihamanya neza n'ubushake bw'Imana. Ahangaha impamvu ngusomeye aya magambo ni ukugira tuze kugendana neza mu bijyanye no guhinduka, uburyo bukwiriye kuba kugomba guhoraho umunsi ku wundi. Niba havugwa ko guhinduka no kwihana bigomba guhoraho, atari igikorwa kigomba gukorwa rimwe, umuntu akwiriye kubisobanukirwa, ntamenye ko niba avuye mu mazi yibijwe abatijwe, niba amajije kwakirwa mu itorero ubwo ngubwo birangiye agiye gukomeza kwituriza, ahubwo agomba gusobanukirwa ko guhinduka no kwihana bidakwiriye gukorwa rimwe, ahubwo ari igikorwa gihoraho. Aya magambo rero yo mu mibereho yejejwe, ikintu gikwiriye kumvikanamo nuko kwezwa nyakuri, umuntu amaze kwezwa no kwakira kuyoborwa na gahunda no kugenda kuri gahunda y'ijuru, nuko akwiriye gusobanukirwa ko agomba kuba hamanya neza na gahunda y'Imana. Ntashingire ku marangamutima ye, ntashingire ku bushake bwe bwite, kuko hari abantu bagendera mu gukiranuka, ariko ugasanga gukiranuka kwabo n'ibyo bakora n'ibyo bita ko bari gukiranukamo ari ubushake bwabo bishyiriyeho, ni imirongo bishyiriyeho yo kugira ngo baha amarangamutima yabo ibisubizo. Nyamara gukiranuka nyakuri no kubana n'Imana bigomba gushingira
neza neza ku bushake bw'Imana. Ntugire itegeko usimbuka cyangwa ngo urivuge uko wishakiye, urifate uko wishakiye ugira ngo usohoze umunezero w'amarangamutima yawe. Ahubwo ugomba gusohoza neza, ugahamanya neza n'iki n'ubushake bw'Imana. Mu gitondo cyari cyabanjirije uwo munsi bari bananiwe gukemura izo mpaka, bari bananiwe kwirukana uwo mudayimoni. Ntabwo bigeze bakura icyigisho muri izo ntege nke zabo, kuko igihe bari mu cyumba cyo hejuru buri buke Yesu akabambwa, bari bakiri babisi ku buryo nta n'umwe muri bo wari witeguye kureka kwishyira mu mwanya wa mbere ngo abe yaha abandi ngo ababere umugaragu. Yesu niwe wavuze ati, kugira ube mukuru mu bandi bose jya wemera kuba umugaragu wabo. Ese ibyo buri wese abasha kubishyikira? Niba hari umuntu kenshi ushobora gusanga yubahwa, ni umuntu wemera kwicisha bugufi, ni umuntu wemera ko nubwo yaba ari umuyobozi ukomeye afite urwego runaka rwo muri iyi si, akemera akicisha bugufi. Ugasanga mu mvugo ye nta gitutu ashyira kubayobora, uwo muntu uwo arubahwa. Ariko wa wundi wishyira hejuru agashaka gutegekesha ijambo rikomeye n'imvugo ikakaye, ashobora kubahwa muri uwo mwanya kuko yababwiye mu buryo bukakaye, kuko yababwije igitutu gikakaye, ariko nyuma bagasigara bamunyega. Nukuri kwicisha bugufi mu mvugo, mu bikorwa no mu ntekerezo zawe ndetse niho bitangirira. Uko niko kuba mukuru mu bandi. Nubwo waba ufite urwego runaka rwo muri iyi si ugezeho, ukemera ukicisha bugufi, ukajya ushima Imana mu mutima ko ariyo yakugejeje aho, hanyuma Imana ikagukora n'ibindi byose biri bukugereho. Nuko nshuti rero mwene data, dukomeje kwigana iri hame rya 22. Turi kwiga icyigisho cya 4 kiza cyane, kwitanga nyakuri, kwitanga ko kureka ingeso za kamere zose, ukitanga ukemera ko Imana ari ikugenga mu mibereho yawe ya buri munsi. Niwemere kuyoborwa n'umudayimoni Satani, imvugo yawe, ibikorwa n'imigambi ugira bikagaragaza ko wamenye Imana n'ukuri. Abigishwa bakoraga icyaha nkana kuko bari barasobanuriwe uko umuntu mukuru akwiriye kuba ameze, nyamara bakundaga kwivuguruguta muri ayo makosa. Mbese abigishwa bari bantu ki? Ni abantu bagize amahirwe yo kubana na Yesu imyaka irenze 3, bagendanaga nawe umunsi ku wundi. Bari abantu bihannye kuko ubwo bari bavuye kubwiriza ubutumwa banejejwe nuko abadayimoni babumvira. Iyi niyo nkuru bazaniye Yesu. Ariko ikintu bari bakwiye gusobanukirwa ni nk'isomo twatangiye dusoma hariya mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cyaho cya 11 umurongo waho wa 19. Ushobora kwishimira ko ari ishami ryahaguwe hanyuma ukabona umwanya wo kujyamo, ariko uwo mwanya ugiyemo kuwujyamo ni ubutabera bw'Imana. Kuba ishami ryahaguwe kubera iki? Imana ni ubutabera bwayo yararihaguye kuko nta musaruro ryari rifite. Nuko nawe uterwa aho ngaho cyangwa urahashibukira kugira wowe utegerezweho umusaruro. Tuve ku giti tujye ku muntu. Ni umuntu wakuwe ahantu, wewe uramusimbura wicara mu ntebe ye. Ese intebe wicayemo wayikuwemo yakuriwemo iki? Genzura imvugo yawe, ibikorwa n'imigambi ugira, urebe ko utari gutera ikirenge mu wakuwe mu mwanya. Hanyuma niwisuzuma mu mutima wawe, umenye kwesha Imana agaciro yaguteye muri uwo mwanya.
nuko rero mu kwitanga nyakuri ukwiye kugira ni ukwemera ko ukwiriye kuzinukwa ingeso za kamere zituma ushobora kwisanga uri gukora ibyatumye ishami rihagurwa muri wa mwanya. Iyo ishami ryahaguwe kubera kutera, n'irindi rijeho iyo riteze rirahagurwa. Reka dusome mu Baroma, urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cyaho cya 11 umurongo waho wa 19. Ahari wavuga uti amashami yahwanyurijwe kugira ngo nterweho. Ni koko kutizera niko kwayahwanyujeho, none nawe kwizera niko kuguteyeho. Ntukibone, ahubwo utinye, kuko ubwo Imana itababariye amashami yakavukire, nawe ntizakubabarira. Nuko urebe kugira neza kw'Imana kandi no kutabera kwayo. Kubaguye ni ukutabera kw'Imana, ariko kuri wowe ni ukugira neza n'ubuntu nuguma muri uko kugira neza kwayo. Nuko nutagira utyo nawe uzahwanyurwa. Kandi n'ababandi bo nibatagandukira kutizera kwabo, bazaterwa nk'ingurukira, kuko Imana ishobora kubagukuraho. Nshuti mwene data, iri somo icyo rigamije ni ukugira ngo umuntu ahantu ari, ibikorwa akora, ibyo agezeho, ntagire uburyo bwari bwo bwose yishyira hejuru ngo yumve ko ari we wabyigejejeho. Ca bugufi utuze, umenye usobanukirwe ko Imana ariyo ishyira umuntu mu mwanya ishaka. Ikuraho abishyira hejuru, igacisha bugufi abishyira hejuru, igashyira hejuru abicisha bugufi. Gutuza no kubana n'Imana nibyo bishobora gutuma igushyira mu mwanya ukwiriye no kugira ngo uyubahishe. Ni impamvu rero nta yindi, ni ukugira ngo iyo neza Imana ikubonyemo, uwo muhati ikubonyemo, ubwo kwicisha bugufi ufite, gusohorere no mu bandi uberera imbuto. Ariko nuhinduka ukishyira hejuru, ugatangira gutandukira icyo Imana yakubonyemo, nk'uko yahwanyuje rya shami rya mbere rya kavukire, ni nako yahwanyuza iryo ngiryo urimo, hanyuma igateramo irindi. Imana ifite amashami menshi. Nuko rero nshuti mwene data, dukomeje kwigana ibi byigisho byiza cyane, amahame 95 yo gutsindishirizwa. Munsi turi kwiga, dukomeje kwiga icyigisho cya 4, kwitanga. Nuko rero nawe witanga uva mu byaha, tari ukwitanga kugira ngo ugere ku bukungu bw'iyi si, urute kanaka, urusha abangaba, hoya. Ahubwo kwitanga kwa mbere kubanziriza ibyo byose ni ukwitanga uva mu byaha. Gukiranirwa iyo kubaye, iyo umuntu akiza akiraniwe, ni wa wundi uzasanga imvugo ihinduka, ni wa wundi uzasanga ingendo ihinduka, indamukanye ihinduka. Nguko rero gukiranirwa, gukiraniwe ni uko nguko. Imvugo irahinduka, imyitwarire, kwicisha bugufi, byose bigashyirwa ku ruhande, hagasigara kwishyira hejuru, kuvuga nabi, no kumva ko hagiye kwimikwa icyubahiro cyo muri iyi si. Nuko rero mwicishe bugufi kugira mwubake imfatiro zikomeye zishingiye ku kubana n'Imana, kugira mugaragaze ko mwamenye Imana mu mirimo yanyu mukora umunsi ku wundi. Uyu munsi turi kwiga ihame rya 22. Nuko nshuti mwene data, dukomezanye kwiga iri hame. Hano twatangiye turi kumva igitekerezo cy'imyitwarire y'abigishwa, ariko se turabigiraho iki? Abigishwa bari barasobanukiwe icyo Yesu yababwiye, ariko bahoraga bivuruguta mu cyaha. Ariko nawe nshuti yanjye, ushobora kuba si rimwe si kabiri wumva ibyigisho bitandukanye. Nuko irari ryawe ry'umubiri rigakomeza rikukururira mu cyaha. Ariko si ibyigisho wumva n'indirimbo wumva zitandukanye zikumarira iki? Izo kugira ngo
zigushore mu byaha n'ibikabe, ahubwo zo zigukangurira kumenya Imana. Ibyigisho by'ababwiriza batandukanye warabyumvise kuva uvutse, nyamara ukomeje kwikorera icyaha uko wishakiye. Urabaza umuremyi wawe, nimanuka ije kuguhana ntabwo izaba